ubibone nk'igitero Satani yagabye cyerekeje ku gusenya umugabo. Umuntu agatakaza kuba umugabo. Abagabo ndagira ngo mbahamagare cyane kandi mbinginga, mbahamagarire kuba abagabo, bahamagarire kuba abagabo. Bisobanure. Ndashaka kuvuga ko nta mugabo n'umwe wari ukwiye kugira iyo mitekerereze ngo ngiye gushaka umugore, ariko umugore nkwiye gushaka n'ufite agafaranga kugira ngo ako gafaranga nga profit. Iyo mitekerereze ni mibi cyane. Umugabo utekereza gutyo, bambabarire gukoresha rino jambo, aba arimo gutakaza umwimerere wo kuba umugabo. Kuki Bibiliya ivuga ngo kwifuza ko umugore kuzaherera ku mugabo, ariko uyu munsi akaba ariko biri rwose. Impamvu ya mbere niyi: buri umudamu wese wuzuye ubwibone ahita yumva yuko umugabo we atari umuntu ukomeye, atari umuntu rwose udasanzwe, agahita avuga ati yewe ati nawe narize nanjye nakwitunga, nagize mbese akumva yuko ari hejuru, yihagije. Ubwo gahunda y'Imana akaba yiteye ishoti. Ubu nanga Imana nise mwapfuye iki? Arambwira ngo Imana yaramubeshye. Yakubeshye itese ti Imana yambwiye ubukwe, none ubukwe ntabwo nabonye. Yabumbwiye ubwa mbere, ibumbwira ubwa kabiri, ibumbwira ubwa gatatu, ubukwe ntabwo nabonye. None se ndamubaza nti Imana mwarahuye? Atoya. None se Imana yarakongoreye? Atoya. None se Imana yabikubwiye iti? Tiyakoresheje umugaragu wayo. Umugaragu wayo ate wabwiwe n'iki ko ari umugaragu w'Imana? Nese ko ariko yambwiye niko yitwa, ni umuhanuzi. Nese wabwiwe n'iki ko ari umuhanuzi w'Imana? Acecekeraho. Watumwe n'Imana. Watumwe n'Imana, acecekeraho. Ndamubwira nti rero Imana ntabwo yigeze kubeshya. Bavuga ngo turi abakozi b'Imana, barangiza bakagenda bica ubwoko bw'Imana, ashaka kumva mu ntekerezo ze ko adakwiriye kubirakuye, ahubwo akwiriye gushaka inzira y'ubusamo. Iramworohereza kugera ku byo ashaka kugeraho, bituma ubuzima bwe bubaho butarimo icyuye. Uzi ngo bakiri umugabo se? Aba arimo gutakaza umwimerere wo kuba umugabo. Abasigaye ku nyama gusa, ariko aba mwindani muri we atakiri umugabo nyamugabo. Ariyo mpamvu rero ndi guhamagara abagabo. Ndi guhamagara abagabo. Baho ubwo butumwa tugana no ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi. By'umwihariko abagabo bo mu bwami bw'Imana, kuko baba basore bo mu matorero atandukanye barabivuga. Uriya mukobwa akorahe? Uriya mukobwa akorahe? Uriya yize amashuri angahe? Uriya mudamu ko afite abana babiri, ariko akaba yaratandukanye n'umugabo, ariko akaba afite agafaranga. Ndasuhuza abantu bari mu bihugu bigiye bitandukanye n'icyo turimo uyu munsi. Bari mu masaha y'igitondo mugira igitondo cyiza, hanyuma bari mu masaha y'umugoroba mugira umugoroba mwiza, bari ku masaha y'amanywa mugira igicamunsi cyiza. Turashima Imana iduhaye umwanya, suko twakiranutse ahubwo ni imbabazi zayo. Dufite umukozi w'Imana, uramubona muri kamera, tugiye kumwakira. Hari byinshi turubuze kuganira mu mwanya utarambiranye, turubuze kumarana, ari buze kuduha ibintu by'agaciro kandi byadutunga mu bugingo. Nkunda kubivuga kenshi, hari ubwo abantu baza kuri YouTube cyangwa se ugakurikira YouTube kubera ko ubonye comedy iryoshye, birumvikana ugeze muri entertainment, ushobora kubona ibintu byinshi bishekeje by'imyidagaduro, ni byiza, ariko ukeneye no kumva amagambo agutunga gukomeza muri uru rugendo tubamo, kuko nyuma y'ubuzima bwo kwishima n'ubundi no kubabara hari ubundi buzima tuzabamo. Actually birumvikana. Nge ndikuzo Emi, tugiye kubanza dusenge, ariko ndashimira abantu bose bakoze subscribe. Imana ibamugisha, mwarakoze cyane, kandi Imana ibagire neza, muri inshuti nziza. Hanyuma mu kanya gato tugiye kubanza dusenge. Dusa nawe utarakora subscribe uyikore, ukore like niba ukuze iki kiganiro. Hanyuma kandi noneho utanga igitekerezo cyangwa se uze kubaza. Ni byinshi ari buze kugaruka y'umukozi w'Imana, ariko kubera ko atari uyu munsi gusa, uyu ni umwigisha. Uyu mwigisha rero hari byinshi tuzamubaza mu biganiro bigiye bitandukanye azatambutsa hano, uze guhera kuri iki ngiki.
Imana ibahe umugisha. Ukoreshe ya rero niyo nkunga ikomeye, nawe uraza kuba wubatse ubwami bw'Imana kandi ufashije benshi. Munyemerero tubanze dusenge hanyuma tumwakire. Data, turagushimye kuri umubyeyi imbabazi, tugushimira ubuntu bwawe bugeretse ku bundi buri munsi cyangwa se umunsi ku munsi tubone neza yawe. Nanone kuba turamutse turi amahoro suko twakoze ibyo gukiranuka cyangwa imirimo myinshi twakoze iduha gukiranuka no kubaho, ahubwo tubikesha neza n'urukundo rwawe. Habwa icyubahiro kubw'uyu mwanya uduhaye, umwanya w'agaciro gakomeye. Mugaragu wawe ari imbere y'ubwoko bukomeye kandi bwinshi, kuko ari ku isi yose, ari kubabwira ibyo akuye muri we, ariko abwirijwe na mwuka uri muri wowe, kuko ari wo mwuka waduhaye kugira ngo atwigishe, atumenyeshe kandi atuyobore. Reka rero Mwuka Wera muyobore kugira ngo abashe gutanga iby'umumaro kandi washize muri we, kugira ngo igihe nk'iki wamuteguraga abashe kubitungisha isi yose muri rusange. Umuntu wese ukurikiye iyi video umuhe umugisha, kandi uyu muyoboro ukomeze kuwagura kugira ngo benshi barusheho kwaguka no kumenya ubutumwa bwiza buciye muri uyu muyoboro. Icyubahiro kibi cyawe kubw'uyu mwanya tugiye kumarana, akoreshwe nawe, ntabe we kubwe, ahubwo abe kubwawe, kugira ngo akoreshwe na Mwuka Wera ushize muri w'icyubahiro kibi cyawe, mu izina rya Yesu Kristo tubyambaje bakoze, amen. Amen. Reka twakire umukozi w'Imana atangira twibwira amazina, abamubonye ari ubwa mbere baze kumenya ubusanzwe yitwa nde, hanyuma bize kudufasha. Karibu. Murakoze cyane, ndanezerewe kubw'uyu mwanya mwiza, umwanya wo gusangira namwe ubwiro bw'Imana. Nitwa rero Pasteur Ntakiyende Sadoc, nkaba ndi umugaragu mu bwami bw'Imana, nagiriwe ubuntu, narakijijwe, kandi nejejwe nuko ndi umukristo. Amen. Amen. Akoze cyane Pastor, ubiperezanse neza, kabisubivuze neza nk'umugaragu. Akubera iki witwa umugaragu? Nuko ntari umukozi ukorera ibihembo. Kandi Imana, umwami Yesu Kristo ni umwami wanjye. Ubwo rero ndi umugaragu mu bwami bw'Imana. Hari benshi bavuga ngo twitwa abana b'Imana, ntabwo twitwa abakozi b'Imana. Wamaze utese ushingiye kuki? Ati nshingiye ko ngiye ndi mu rugo kwa data, yanyise umwana, ntakitwa umugaragu. Nyine ibi bintu bikabacanga, ubundi bitandukana gute umugaragu, umwana mu rugo? Biterwa nuko umuntu ashaka gukuza ikintu runaka. Hari igihe kandi koko umuntu agira amatitire menshi. Ndaguha urugero, nk'ubu jyewe mvuze ko ndi pasiteri, ariko mu by'ukuri hari abantu babiri banyita umwana wabo kuri iyi si. Papa na mama banyita umwana wacu, n'ubu barambwira bati mwana wanjye. Ariko nanjye mfite abana babiri, nabo baranyita ngo papa, daddy. Nkagira n'umudamu, akambwira ngo sheri, akambwira ngo mutware wanjye, sweetheart, mutware wanjye, ibintu byinshi. Nkagira n'abandi bantu banyita pastor, mushumba. Nkagira n'abandi bantu banyita muvandimwe, mwene data. Urumva ibyo bintu byose bifite uburemere bitewe n'uri kubivuga. Rero nta gihe njya niyumva jyewe ko wenda ndi umupapa cyane kuruta uko ndi umwana w'iwacu, n'ibindi byinshi cyane. Nkatekereza rero ko n'abo bantu, iyo umuntu wenda ashatse kuvuga ngo jyewe si ndi umugaragu, ahubwo ndi umwana w'Imana, wenda abakeneye kongera nanone gusabana n'Imana no kwaguka mu bwami bw'Imana, akamenya ko yaba umwana ariko kandi yaba n'umugaragu w'Imana. Yes. Ni mu rwego rw'icyubahiro duha umwami wacu, kuko burya n'umwana w'umwami iyo yumvira papa we, birangira agaragaye nk'umuntu ukorera umwami. Bityo rero akaba yanakwitwa umugaragu. Yes. Nubwo ari umwana ariko ashobora kwisanga ari umugaragu. Wow. Tuvuge nk'umwana abaye ari umuyobozi w'ingabo z'umwami, kandi uwo mwami akaba ari se. Yes. Ako kanya ahita aba umugaragu wa papa we. Wow. Kandi n'ubundi ari umwana wa papa we. Wow. Rero nkumva ko nta kintu cyaruta ibindi muri ibyo, ahubwo byose ni byiza,
ko turi abana b'Imana kandi nta n'icyo bitwaye kuba abagaragu b'Imana. Yes. Ntacyo bidutwaye. Ntacyo bitwaye. Kuba imbata za Kristo. Ntacyo bitwaye habe na gatoya. Mushumba urakoze cyane, Imana yamugisha. Nuko nari numvishe muri introduction yaro ukuntu bivuze, hanyuma nkavuga reka nabyo bisobanure. Ni byiza ko iyo tugize amahirwe yo guhura n'abantu benshi, ijambo ry'Imana rivuga ngo ubwoko bwanjye bupfuye buzize kutamenya. Kandi mumenye ukuri kuzababatura. Bivuze ngo hari abakibase bataramenya ukuri, bivuze ngo hari abapfa bataramenya ukuri. So rero niba Imana iduhaye uburyo bw'uyu muyoboro kugira ngo abantu benshi bamenye ukuri, byadufasha iyo tubakiye gutya kugira ngo mude ubusobanuro. So Imana ibamugisha. Ikiganiro cy'uyu munsi cyangwa se intego y'uyu munsi, topic tugomba kuza kukwibandaho cyane mu masaha make cyangwa se mu minota mike tugiye kumarana, ni ijambo icyubahiro cy'umugabo. Nimvuga icyubahiro cy'umugabo ndaza kubivuga mu buryo butatu kugira ngo abantu babashe kubyumva. Adamu na Eva bakiremwa, cyangwa se Adamu niwe waremwe, baza kudufasha kubisobanukirwa. Hanyuma yahawe icyubahiro cyo kuba ari umugabo. Hari abajya bavuga ngo abagabo ni utumana duto. Hanyuma mu Bisiraheli, urumva Imana yaje kumuha Eva. Hanyuma mu Bisiraheli iyo babaruraga habarurwaga abagabo gusa, abagore ntibabarurwaga. Ko ni aka kabiri. Aka gatatu uyu munsi isi tugezemo niyo turimo turerekezamo noneho uko imeze. Byabaye nkaho bisa naho benshi babyitiranya iyo guverinema, umukuru w'igihugu, abagize iyo nama, ibihugu bitandukanye bavuga bati umugore ahabwa agaciro. Kandi koko turabibona na Bibiliya bitwereka ba Debora n'abandi bakomeye bagakora. Ku buryo umunsi rimwe na rimwe abigisha bamwe usanga bavuga bati nta mupaseri w'umugore ukwiye kubaho, ariko hari abapaseri b'abagore bashoboye. Ariko noneho bitavuze ngo umugabo agiye gusimburwa. Benshi babyumva nabi, benshi babyapurika nabi, uyu munsi basobanukirwe. Ni muri icyo kiganiro nifuza kubatumira nyakubahwa pasa. Karibu noneho. Murakoze cyane. Murakoze cyane kandi Imana ibahe umugisha kubwo kudutumira. Mu by'ukuri koko icyubahiro cy'umugabo ntabwo ari ikintu umugabo yiha. Ntabwo ari umugabo wifuza icyubahiro, ahubwo Imana yarakimuremanye. Imana mbere na mbere irema, ndavuga ku nyoko muntu, yaremye umugabo. Irema umugabo kandi yari ifite umugambi. Uwo mugambi yari ifite, yari ufite ku mugabo. Imana yaremye ibintu byose yaremye. Imaze kubirema, ibona yuko hari ikintu kibura. Ibona yuko ikwiriye kurema umuntu, hanyuma uwo muntu agatwara ibintu byose biri mu isi. Mu yandi magambo, akabiyobora, akabitegeka. Imana rero irema umugabo. Imaze kurema umugabo, ibona yuko uwo mugabo adakwiriye kuba wenyine. Imana ibona yuko uwo mugabo akeneye umufasha. Niko kumuremera umugore. Kubw'umwanya dufite ntabwo twabijyamo byose, ariko Imana imuremera umufasha. Imaze kumuremera umufasha, icyo gihe bariho bombi batunganye. Wenda ntabwo icyo kibazo cyo twakibajije. Umuntu ashobora kwibaza ati ese bamaze igihe kingana iki batunganye, bakiranuka? Icyo ntago ndi bunagisubize kuko ntago aricyo turiho uyu munsi wa none. Ariko iyo turebye mu ijambo ry'Imana, tubona yuko Imana yabashyize mu ngobyi ya Edeni, kandi imaze kubashyiramo ibaha amabwiriza bagombaga kugenderaho. Umugabo yari afite gutwara byose, akita amazina ibintu byose byari mu ngobyi ya Edeni. Hanyuma nk'uko tubibona mu ijambo ry'Imana, Imana hari ibiti bibiri yamejeje mu ngobyi ya Edeni by'ingenzi. Harimo ibiti byinshi, ariko Imana imezamwe ibiti bibiri. Kuri jyewe mbona izo ari inzira ebyiri. Igiti cya mbere Imana yabwiye Adamu ko agomba kwitondera cyari igiti cy'ubugingo, ariko ntiyamubujije kukiryaho.
gusa icyo giti tubona yuko icyo giti cyari kiri muri iyi ngobyi, kandi icyo giti Adamu ntiyigeze abuzwa kukiryaho. Ikindi giti cy'ingenzi cyari muri iyi ngobyi ni igiti cyitwa icy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi. Iki giti rero Imana yabwiye Adamu ko adakwiriye kukiryaho, kandi mubwira ko umunsi yakiriyeho no gupfa azapfa. Urumva rero iki giti ni inzira Imana yabujije Adamu kunyura. Imana rero imaze kubuza Adamu kunyura iyi nzira, ubwo yari ibujije umuntu uwo ari we wese, ndavuga abajyaga gukomoka kuri Adamu, guca iyo nzira, kuko iyo nzira yari iy'urupfu. Ariko inzira y'ubugingo nayo yari ihari, kuko icyo giti cy'ubugingo ntabwo Imana yigeze ibuza Adamu kukiryaho. Rero iyo ukomeje gusoma ibyanditswe byera, usanga ko Adamu yaje gucumura. Adamu yaje gucumura. Acumuye, hari abantu benshi bavuga bati ariko ahangaha ntabwo ari we, ni umugore. Nibwo bwa butware twavugaga, cya cyubahiro twavugaga. Imana irema Adamu yamuremye ifite umugambi w'uko atwara ibiri mu isi byose, ayobora ibiri mu isi byose. Imana imuha itegeko yagombaga kugenderaho. Hanyuma rero impamvu Adamu ari we wacumuye, ni uko Adamu yari afite inshingano zo kuyobora ibiriho byose, harimo n'umudamu we cyane. Iyo rero turebye neza dusanga koko inzoka yaraje ishuka Eva arya kuri cya giti Imana yababwiye ko badakwiriye kuryaho. Hanyuma amaze kukiryaho, Adamu ubwo nawe yari akiriyeho, kuko inshingano yari afite zari zitubahirijwe, ndetse yaje no kukiryaho nyirizina. Ariko ntiyari akiriyeho, yakiriye hari uko umugore amuhaye. Ariko umugore we akiriyeho nawe akemera kukiryaho, burya byose byagiye kuri Adamu. Birumvikana, kuko niwe wari ufite inshingano z'ubuyobozi. Hanyuma rero bamaze kukiryaho, niho nshaka kugera aho ubutware bw'umugabo bukomoka. Ubundi Imana irema Eva ntabwo yigeze imubwira iti umugabo azagutwara. Ntabwo yamubwiye iti umenye wumvira uyu mugabo kuko arakuyoboye, ni umuyobozi wawe. Oya, yaramuremye imushyiraho nk'umufasha rwose. Nyuma rero yuko bakoze icyaha, tubona neza mu byanditswe byera, itangirira igice cya 3 umurongo wa 16, Imana irimo kubereka ingaruka z'icyaha cyabo, nibwo yavuganye n'umugore. Ku murongo wa 16 turavuga ngo kandi Uwiteka Imana ibwira uwo mugore iti kugwiza nzagwiza cyane umubabaro wawe ufite inda, uzajya ubyara abana ubabara, kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo wawe. Reba rino jambo rikurikiyeho, nawe azagutwara. Mu yandi magambo, azakuyobora. Mu yandi magambo, azagutegeka. Adamu ntiyari abisabye. Adamu nta nubwo ari ibintu yifuzaga, ntabwo byari mu mutima we. Ahubwo Imana yahise ibitsindagira ku mugore, iramubwira iti azagutwara. Mu yandi magambo, nta matora yabaye, nta wigeze yifuza ubuyobozi cyangwa undi ngo abwange, ahubwo Imana niyo yabikoze. Ubu rero ni ubushake bw'Imana ko umugabo atwara umugore. Nta cyahinduka, kuko Imana ikibivuga mu itangiriro hano, nta handi na hamwe, ahubwo ndaza kuguha ibyanditswe byinshi byerekana ko ubu ari bwo bushake bw'Imana, kuba umugabo yaba umutware. Kuba umugabo yaba umutware, reka tubigorore neza. Ubutware bw'umugabo ni ubushake bw'Imana. Birumvikanye. Ubutware bw'umugabo ni ubushake bw'Imana, ariko iki ntigisobanuye yuko umugabo akwiriye kwifata gutya akavuga ati jyewe ndi umutware, akumva yuko abaye ikintu kidasanzwe, agiye gutsikamira umugore. Buriya mu bwami bw'Imana, wari uzi yuko Bibiliya ivuga ngo
ushaka kuba mukuru agomba kujya hasi akaba umugaragu w'abandi bose. uwo nguwo aba abaye mukuru mu bwami bw'Imana. rero n'umugabo kuba umutware si uko agiye kuba umuntu udakoreka cyangwa se umeze nk'iki se, ndabigereranya n'iki, umeze nk'umwami w'iyi si. umwami w'isi ni umuntu ukorerwa byose, afite abagaragu bamukorera byose, we nta kintu kijyanye n'imirimo iciriritse akora keretse gufata imyanzuro gusa. umugabo wese uko bimeze mu bwami bw'Imana. mu bwami bw'Imana umugabo kuba ari umutware bimuhindura ahubwo umuntu ukora hafi imirimo yose yo mu rugo igize urugo. Pastor, tukiri aha wenda bisa naho n'ubundi iki kiganiro ari icya mbere dusa n'abari muri introduction yacyo, hari byinshi muzasobanura. iyo urebye usanga uko uruhererekane rwabayeho, tureka ibyo byo kuba Imana imaze kubaha inshingano, umugore agahabwa inshingano zo kubyara. muzi neza ko uyu munsi no mu bihugu by'Abarabu bigisa n'icyo gihe, umugore ni wo mu rugo, ni wo kubyara, ni uw'umugabo we gusa. ariko uyu munsi mu bihugu bimwe na bimwe siko biri. hanyuma harimo akarengane ko kuba muri biriya bihugu hameze kuriya, mu bindi bihugu byo ibyo bitariho. hari ikigero kigiye gitandukanye muri buri gihugu ku bijyanye n'uburyo abantu bafata abagore n'uburyo abagabo bitwara ku bagore. hari ibipimo bigiye bitandukanye. nko mu bihugu by'Abarabu naho ntago byose byitwara kimwe ijana ku ijana. bagiye bafite ukuntu bagiye bafite ibigero cyangwa se ingero cyangwa ibipimo bagiye bariho. hari igihugu ushobora kugeramo ugasanga umugore rwose afite ukuntu afatwa bitandukanye no mu kindi gihugu, kandi byose ari ibihugu by'Abarabu. hari nk'aho ushobora kugera ugasanga umugore atwara imodoka, ariko hari ibindi bihugu wageramo ugasanga umugore ntatwara n'imodoka. birahari. ugasanga umugore yambara ipantaro, ariko ahandi ayambaye ni urupfu, kandi byose ari ibihugu by'Abarabu. noneho ukaza no mu bindi bihugu. rero buri gihugu kigira umuco wacyo. hari igihugu ndetse kitari na kure aho abagore bapfukamira abagabo. nta mugore usuhuza umugabo ahagaze, arapfukama. ndetse iyo agiye kumuhereza ibyo kurya abimuhereza apfukamye. kandi bitari ubukoroni. ntabwo ari ubukoroni, ni umuco. abadamu barabyishimiye ndetse babikora banezerewe, ndetse akaba yumva ataba ari umudamu mu gihe adakoze ibyo. urumva? noneho hakaba ikindi gihugu abantu n'abagore bumva ko icyo kintu kiho, bakavuga bati bari abagore barakubititse bafite ibibazo. mu gihe na ba bagore bapfukamira abagabo babo bavuga bati yewe barasi n'abagore barangiritse. urumva rero kuva icyaha cyabaho mu ngobyi ya Edeni hatangiye ikibazo gikomeye cy'akavuyo cy'ibintu byinshi bizana urujijo mu bantu. ariko byose bikaba bifite umuzi cyangwa se inkomoko mu cyaha. icyaha nicyo cyazanye ibi bintu byose bitandukanye tubona. Sadoke, tutaragaruka nyirizina koko uyu munsi, iyo urebye amateka y'Abisiraheli n'ibi bitabo dusoma by'Abisiraheli, kuki habarurwaga abagabo gusa, abagore ntibabarurwe? mu by'ukuri abagabo bashingirwagaho ibintu byinshi. akaba ari nayo mpamvu ntekereza ko abagabo ari bo babarurwaga. babaga bahagarariye imiryango yabo. kandi iyo miryango yabo mu icyo gihe ntabwo yabarurwaga cyangwa se yafatwaga nk'uko uyu munsi twebwe dufata imiryango yacu. kugira ngo tubyumve neza biradusaba kwinjira cyane mu muco wabo w'icyo gihe. kuko mpamya ko uyu munsi ugiye muri Isiraheli ntabwo wasanga 100%
ariko ibyo bintu bimeze uyu munsi wa none byarahindutse. ariko ntibibujije ko hari itsinda ry'abantu batari benshi cyane bagikomeje uwo muco. abo nabo barahari. rero urumva ni ikiganiro twakora cyimbitse, noneho tukajya muri uwo muco wabo w'icyo gihe, hanyuma tukavomamwo ibintu wenda twagiye dukuramo, hanyuma hakavamo n'ibindi abantu bagiye bareka. abo ni Abisirayeli. urumva rero babaruraga abagabo koko, hari n'ibitangaza Yesu yakoze byo guhaza abantu benshi cyane, ariko bakavuga bati yahagije abantu 5,000. ariko ubwo barivugira abagabo, abagore ntibavuge, abagore n'abana b'abakobwa ntibabavuge. ariko tugaruke ku iki kintu, ntabwo iki ari icyaha bakoraga. ntabwo ari icyaha bakoraga, kuko iyo kiza kuba icyaha Bibiliya iba yarakivuzeho. none se Yesu urabona yarakoze icyaha? kubera niba yarahagije abantu benshi cyane, ariko hakabarurwa abagabo bakavuga bati ni 5,000, ntiyigere acyaha abo bantu bavuze ngo yahagije abantu 5,000, abagore n'abana batarimo, akicecekera ntabacyahe. urumva icyo kintu kitamuhama, yabafatanije nabo, kibaye ari icyaha yaba ari we, niwe twagishinja, niwe waba warabiteye. niwe waba warabiteye, yarabakosoye akavuga ati no, ibyo si byo, mubarura abantu bose, n'abagore mubabare. ariko ntabwo ariko byagenze. rero nkabona ko atari icyaha bakoze, ahubwo kugira ngo twumve impamvu neza nyirizina, biradusaba ko tujya mu muco wa kiragiye. Sadoke, tukiri aha ngaha, udufashe badukurikiye muri uyu mwanya, hari ubwo usanga kenshi na kenshi kuba umugore yarahawe inshingano, tugiye no kuba barahawe inshingano z'ubupasiteri bakajya muri pastorale, tugira umugisha wo kuganira namwe mwarize na teoloji, umufite ireme ryumvikana kandi rifatika. avuga kuba umugore yarahawe inshingano nyinshi, n'iz'abagabo bakazifata. hari akantu turi buze kusa n'abasorezaho. ese ntabwo bigaragara ko hari abagabo basa naho bamaze kwiyaka inshingano, bakumva ko zihawe abagore, bigatuma bifata nabi nk'uko bitari? Yes, icyo uvuze nicyo koko, abagore bagiye bahabwa inshingano, ndetse n'abagabo usanga hari ahantu bamaze gusa nk'abiyumva ko izo nshingano wenda atari izabo nyirizina, bazambuwe. mu by'ukuri icyaha ni ikintu kibi cyane. icyaha kizana akavuyo, icyaha cyica ibintu byinshi, ndetse dushatse twavuga byose. buriya Bibiliya ivuga neza yeruye ku nshingano z'abagabo, ikavuga neza yeruye ku nshingano z'abadamu. nicyo cya kindi navugaga, icyaha kizana akavuyo. hari inshingano z'abagabo, hari n'inshingano z'abadamu. izo nshingano rero Bibiliya izivuga neza yeruye, kandi izo nshingano buri muntu wese ukunda Imana yari akwiye kuzitwaramo neza, kuko hari igihe dukoreshwa n'amarangamutima yacu, hanyuma tukavuga tuti wenda umudamu ashoboye bino bintu, kandi wenda atari inshingano ze, ari inshingano z'umugabo. hanyuma izo nshingano akazihabwa kubera gusa ko twebwe nk'abantu twanzuye dushingiye kuko tumubona, tukavuga tuti izi nshingano yazishobora, arazishoboye, tukazimuha, ariko atari wo mugambi w'Imana. Yes, ibyo bintu ntabwo ari byo. ndetse hari n'abagabo nk'uko twari tubivuze, bafata inshingano zabo bakazirebera gusa, hanyuma abadamu babona yuko nta kiri gukorwa, akaba yasingira izo nshingano akazikora. urumva bijemwo akavuyo, ariko mu by'ukuri ntabwo ariko byari bikwiriye.
rero ikintu kijyanye n'inshingano nunyemerera ni ikintu tuzaganiraho cyane, tukareba inshingano z'abagabo, tukareba n'inshingano z'abadamu uko Bibiliya bivuga, uko Bibiliya ibivuga. Buriya kandi abantu twese uko turi ku isi, twese twaremwe n'Imana, twese turi munsi y'ijambo ry'Imana. Turamutse twubahirije ijambo ry'Imana akaba ari ryo tugenderamo, ibintu byajya ku murongo. Ariko turamutse dutandukiriye tukava mu murongo w'ijambo ry'Imana, icyo gihe niko kwa kwigenga, ni nabwo bwa buryo akavuyo, urujijo biza muri twebwe, hanyuma tugasigara twibaza tuti ishyano ko ryaguye hano byagenze gute, ko ibi byacitse byagenze gute. Ariko byose bihera ku gutandukira tukareka kuyoborwa n'ijambo ry'Imana. Tukiri aho, kenshi abigisha mwirefera kuri Bibiliya kandi ni koko, kuko ibyo umugabo ari iby'umwuka kandi byahumetswe n'Imana nk'uko tubisoma. Ariko rimwe na rimwe hari amagambo menshi, dushingire wenda ku madini menshi yagiye abaho, avuka, abahanuzi, abapasiteri n'ibindi byose, cyangwa n'abandi benshi bagiye bagaruka muri Bibiliya, aho usanga umuntu afata ijambo rimwe ryo muri Bibiliya agashaka ko ari ryo riba umuyoboro uyobora Bibiliya yose n'abantu bose ku isi, bikarangira benshi bagiye mu murongo we bamukurikiye. Ariko wajya kureba actually agasanga nta mpinduka bigira, n'undi wa muntu yagendeye muri rya jambo ariko aracyagira za ngeso. Icyo kintu ni umugambi wa Satani. Buriya Satani ni umuhanga cyane mu bijyanye no kuyobya abantu. Ni umuhanga cyane mu bijyanye no kuzana urujijo mu bantu. Ni nayo mpamvu umuntu ashobora guhumbura Bibiliya akareba nk'akajambo kamwe, agasa nk'umuntu ugiye ku kirwa, ako akaba ariko yubakaho nk'uko wari ubivuze, hanyuma akirengagiza ko Bibiliya irimo ibitabo 66, kwirimo amagambo menshi cyane uhereye mu itangiriro ukageza mu byahishuwe, kandi yose ni ijambo ry'Imana. Bibiliya itubwira ko ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana. Reka icyo cyanditswe ngisome, wenda niba umwanya ntago wenda turi bukivugeho cyane, ariko Imana nidufasha tuzagira umwanya wo kukivugaho. Nakivuga mu mutwe, ariko reka ngisome kugira ngo abantu bamenye yuko ibyo ari ibyanditswe mu ijambo ry'Imana, atari ibintu nitekerereza. Bibiliya iratubwira ngo, ni Timoteyo wa 2 ibice 3 umurongo waho wa 16. Bibiliya iratubwira ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Byose byahumetswe n'Imana kandi byose bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha no kumutunganya. Byanditswe byera bifite umumaro wo kudutunganya no kumuhanira gukiranuka. Kumuhanira gukiranuka hano bishatse kuvuga kutwereka inzira itunganye dukwiriye kunyuramo. Umurongo wa 17 ni igitangaza, kuko uravuga ngo kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose, ngo akore imirimo myiza yose. Urumva rero ko ijambo ry'Imana ni ingenzi cyane kandi ryose, ntabwo akarongo kamwe ariko k'ingenzi gusa, ahubwo akarongo kose ko mu ijambo ry'Imana yose hamwe ni ingenzi cyane. Tukiri aho noneho, hari uyu munsi dufite abantu basa naho bakomerekeye muri Bibiliya. Turi ku kinyamakuru cyitwa Ihumure. Duhumuriza abandi kubera ko natwe duhumurijwe. Bibiliya ni iduhumuriza kuko irimo amagambo y'ibihumuriza. Nukuri. Ariko iyo bibaye ngombwa cyangwa iyo bibaye icyago, bita icyago nk'ishyano nk'uko wabivuze, umuntu agakomeretswa n'uwitwaje Bibiliya, cyangwa n'umukomerekeje akaba ari yifashisha ayo magambo. Pase uyu mutima, suko twatandukiye intego turimo, turaza kuyigarukamo dusoza. Uyu mutima ukomerekeye muri Bibiliya
uzomorwa na Bibiliya nanone. Yes. Kugira ngo uyu muntu azabone amahirwe y'umwomora azamukurayo ko bisa naho abantu benshi bamaze kumira amagambo atari yo muri Bibiliya. Urakoze cyane. Ni igihe cyiza, ndavuga by'umwihariko ku kuba hariho umurongo nk'uyu. Umuntu uwo ari we wese aho ari hose ashobora gukurikira. Aho ngaho ni ikintu cyiza, ariko nanone gishobora kuba ikintu kibi uramutse uhuriyeho nyine n'abo bantu bakomeretsa. Ariko uhuriyeho n'abantu basoma, bakiga, bakanigisha ijambo ry'Imana, icyo gihe uba ugiye kubona ihumure. Kuko nk'uko bivuze, ibyanditswe byera byuzuye ihumure cyane. Iki gitabo ni igitabo kituyobora mu bugingo cyane. Iki gitabo rero ni igitabo kituvana mu bubata kikadushyira mu mudendezo, kituvana mu gahinda kikatwinjiza mu munezero. Niyo mpamvu aya magambo yo muri iki gitabo ari byiza ko ari umuntu ashaka. Buriya abantu benshi bakomereka si uko baba bakomerekejwe n'Imana, si uko baba bakomerekejwe n'ijambo ry'Imana, ahubwo bakomereka kuko bayobye ijambo ry'Imana, kandi kuko bayobye aho bakura ihumure. Niki rero nshaka kuvuga? Ntabwo ndimo gushinja abantu bakomeretse kandi wenda bakomerekejwe n'abantu bameze nkanjye, bavuga ngo turi abapasiteri, bavuga ngo turi abigisha, bavuga ngo turi abakozi b'Imana, barangiza bakagenda bica ubwoko bw'Imana. Yesu niwe muntu wavuze cyane ku bigisha b'ibinyoma kurusha abandi bigisha bose babayeho. Yabavuzeho cyane, ndetse abagereranya n'amasega yambaye impu z'intama. Isega ikirura ariko kikaba cyambaye uruhu rw'intama. Abakireba bakavuga bati okay, iyi ni intama, ariko mu by'ukuri ari isega. Yesu yabivuzeho cyane, yabagereranije n'imva zisize ingwa, yabagereranije n'ibintu byinshi, kandi aravuga ngo mwirinde abahanuzi b'ibinyoma, mwirinde abigisha b'ibinyoma. Icyo kintu nacyo ndumva Imana nidufasha tuzakijyaho. Abigisha b'ibinyoma rero bigisha iki? Bigisha inyigisho z'ibinyoma benshi. Abigisha b'ibinyoma bigisha inyigisho z'ibinyoma. Ni naho abantu bakunda Imana, abantu bashaka Imana bakomerekera. Ndaguha urugero, nk'umuntu, hari umuntu wigeze kuba mu buhamya, arambwira ati jyewe ubu nanga Imana. Nise mwapfuye iki? Arambwira ngo Imana yaramubeshye. Yakubeshye itese? Imana yambwiye ubukwe, none ubukwe ntabwo nabonye. Yabumbwiye ubwa mbere, ibumbwira ubwa kabiri, ibumbwira ubwa gatatu, ubukwe ntabwo nabonye. None se ndamubaza nti Imana mwarahuye? Atoya. None se Imana yarakongoreye? Atoya. None se Imana yabikubwiye ite? Yakoresheje umugaragu wayo. Umugaragu wayo ate wabwiwe n'iki ko ari umugaragu w'Imana? Ntese ko ariko yambwiye niko yitwa, ni umuhanuzi. Ndetse wabwiwe n'iki ko ari umuhanuzi w'Imana? Acecekeraho. Watumwe n'Imana. Watumwe n'Imana, acecekeraho. Ndamubwira nti rero Imana ntabwo yigeze kubeshya, kuko ntibeshya. Ntabwo ibeshya. Imana irakiranuka, kandi Imana isohoza isezerano ryayo. Nta sezerano na rimwe Imana yasezeranye itazigera isohoza, nta na rimwe. Rero ntabwo ariyo yakubwiye umugabo wamubwiwe n'uwo muntu wowe ukeka ko ari umuhanuzi. Niwe wabikwibwiriye abikuye mu bwonko bwe no mu ntekerezo ze, cyangwa se abwirijwe na Satani, kuko Satani niwe se w'ibinyoma byose. Ariko Imana ntabwo ibeshye. Uwo mudamu ararira, uwo mudamu yaje gukizwa, uwo mudamu ubu ngubu afite umwana. Yaje kurongorwa, yaje gushaka.
nta muntu umuhanuriye, nanjye ubwanjye sinamuhanuriye, gusa namwigishije ijambo ry'Imana, aricara ndongera mukundisha Imana, kandi sinabikoze nk'amagambo yanjye gusa, ahubwo namushishikarije gusoma ijambo ry'Imana akigishwa naryo, hanyuma ijambo ry'Imana rikamuyobora. Bariya abantu rero bakomereka, reka mbabwire kino kintu, iki ni igihe cyo kureba Imana ntitureba abantu. Iki ni igihe cyo kumva ijambo ry'Imana ntitwumve ibyo abantu bivugira. ariko hari n'igihe basoma ijambo ry'Imana nyine akarisobanura uko yumva. Aho niho dukwiriye kuba nk'itorero ry'iberoye. Bibiliya iratubwira inyuze mu kanwa k'umugaragu w'Imana Pawulo, yaravuze ngo ari beroya bari beza kuruta ab'i Tesalonike. Icyabagiraga beza ni iki? Nuko ngo bashakashakaga mu byanditswe kugira ngo bagenzure ibyo babwiwe ko ari iby'ukuri koko. Rero ntabwo umuntu akwiriye kubaho ngaho ngo yifate gutya, bamubwire avuge ngo amena gusa, amen, agahora muri amen, atabanje ngo agenzure ibyo ari kubwirwa ko ari iby'Imana koko, abigenzuje ijambo ry'Imana. Icyo kintu rero cy'abantu bakomereka, ndagira ngo mbabwire ngo nibahumure, kuko ijambo ry'Imana rizima rirahari, kandi kubw'ubuntu bw'Imana, Imana nidufasha ikadutiza kuramba, nzi neza yuko binyuze muri uyu muyoboro bazumva ukuri, bagasobanukirwa, kandi abantu b'Imana bakabohoka, bakagendera mu Mana banezerewe, ari ab'umudendezo. Pasa Imana ihumugisha. Ariko dusa n'abari muri ya topic yacu, hari akantu wavuze ngo kwifuza k'umugore kuzaherera ku mugabo. Yes. Pasa uri mu isi, uri i Kigali uyu munsi, uri umwe mu nararibonye. Hari umuco mu Rwanda ugenda uhinduka, bakavuga ko hari umucukura nyine, niko umucukura. Hanyuma nkibaza ngo nawe birase iragenda ihinduka cyangwa iragenda ikura. Nabyo tuzagenda tubigira ko mu biganiro bizaza, aho benshi ugenda bavuga ngo agakiza kari akakera, ngo kataye umwimerere, none nkavuga umuntu ntasobanukiwe agakiza, abo bose bakeneye kwiga. Ariko icyo nshaka kugarukaho cyane, niba kwifuza k'umugore kuzaherera ku mugabo, mbara mbwizo kuri uyu munsi niko bimeze. Uyu munsi ntabwo ari ko bimeze. Kubera iki? Ariko aho ni mu isi, ku Mana uko niko bikwiye kumera. Ariko siko bimeze ubu ngubu. Ariko siko bimeze mu bantu benshi. Urakoze. Kubera iki? Gusa abenshi bahishuriwe iryo banga, n'uyu munsi niko biri. Gusa nimvuga benshi, ntabwo ari benshi cyane, ni bake, ariko ni bake ugereranije n'abo ngabo bamaze kumva ko bidakwiye kuba gutyo. Ariko ubundi n'abo ngabo ni benshi, kuko hari abantu benshi bakijijwe, hari abantu benshi bakurikiye Bibiliya, hari abantu benshi bari mu nzira y'ijambo ry'Imana. Uti rero ni ukubera icyo atari ko biri, kuki Bibiliya ivuga ngo kwifuza k'umugore kuzaherera ku mugabo, ariko uyu munsi akaba atari ko biri rwose? Impamvu ya mbere ni iyi, nuko Satani ashaka gusenya umuryango. Urumva? Buri modoka igira ibice byinshi biyigize, ariko ikagira moteri. Moteri nicyo kintu gikomeye ku modoka. Ariko n'imashini nyinshi burya baba bakomeye moteri. Moteri rero iyo ari nzima, ibintu byose bigenda neza kandi iri mu mwanya wayo. Ariko noneho ufata moteri uyikure mu mwanya wayo, uyishyira ahandi hantu, iyo modoka yagenda? Ntabwo yagenda. Kubera iki? Moteri ntiri mu mwanya wayo. Ubwo haje ikintu cy'akavuyo. Satani akunda akavuyo. Imana gahunda yayo nuko umugore kwifuza kwe guherera ku mugabo. Satani rero avuze ati ibi bintu bigenze gutya byagenda neza, isi yagira gahunda, isi yamera neza, abantu babona imigisha ituruka ku Mana. Satani rero aravuga ati kugira ngo abantu bangwe n'Imana, mbese akavuyo kaze mu bantu,
ni uko mfata umugore nkagira gute nkamukuramo iki kintu, hacurika umugambi w'Imana, hacurika umugambi w'Imana, noneho ibintu byose bigahinduka akavuyo. Niyo mpamvu rero ya mbere mbona ituma ibyo bintu bitakimeze uko bimeze ni Satani, n'ubushake bwa Satani. Icya kabiri, Satani buriya niwe wa mbere wibonye. Urumva ko azi uburemere bwabyo kuko yarabihaniwe. Ubwibone nabwo butuma abantu badashaka kumera nk'uko Imana ibagize. Ubwibone ni ikintu kibi cyane. Buriya umudamu wese wuzuye ubwibone ahita yumva yuko umugabo we atari umuntu ukomeye, atari umuntu rwose udasanzwe, agahita avuga ati no, narize nanjye nakwitunga, nagize gute, mbese akumva yuko ari hejuru, yihagije. Ubwo gahunda y'Imana akaba yiteye ishoti. Kandi abantu banyumve neza, sindi kuvuga ngo umudamu ntagakore, sindi kuvuga ngo umudamu ntakagire icyo amara. Ibyo bintu sinabivuga, sinanabitekereza. Icyo ndi kuvuga ni uwo mutima wuzuye ubwibone wo kumva yuko umudamu adakwiye gucira bugufi umugabo. Hari abadamu njya numva ngo ngiye ngo kubwira umugabo ngo nkeneye iki, ngo nkamubwira ngo nkeneye iki, ngo nkamubwira ngo nkeneye iki, ngo ibyo bintu simbishaka. Ibyo ni ibintu adashaka, nta hantu abikuye mu ijambo ry'Imana. nuko atabishaka kubera kamere ye yuzuyemo ubwibone. Ariko pasa numva niba umugore afite ubushobozi bwo kubyigurira, ubundi dore uko bikwiye kugenda. Ndaguha urugero wenda. Niba umudamu afite akazi ni byiza cyane. Ako kazi afite ni akazi gakwiriye gutuma abona uburyo bwo gufasha umugabo we. Gufasha umugabo we rero ni ukugira gute? Icya mbere ni ukumwubaha nk'umugabo, ukamubwira uti mutware nakoze, mutware mfite akazi, mutware nahembwe, mutware nakoze ibi, sibyo? Naguze iki, naguze iki, naguze iki, naguze iki, ukamubwira gusa. Ibyo bintu biba bihagije, kuko icyo umugabo akeneye n'ubundi ni uko urugo rwe rubonekamo ibintu bikenewe byose. Ibikenewe ni ibihe? Ni ibyo umudamu akeneye, ni ibyo abana bakeneye, ni ibyo urugo rukeneye. Ariko noneho icyo kintu cyo kuba umudamu yabwira umugabo we ndetse amuciriye bugufi, icyo kintu kiri kugenda kibura. Iyo kibuze rero, ubwo umudamu aba atakiri gufasha umugabo, ahubwo aba asa nk'aho ari kumutera nka kudo famiye, niko nabyita. Aba ari kumutera kudo famiye, ashaka kuyobora nawe urugo. Ibyo rero ntabwo ari byo bushake bw'Imana. Ubushake bw'Imana ni uko umugore aba umufasha w'umugabo, kandi kwifuza k'umugore kugaherera ku mugabo. Mu yandi magambo, umugore agahora yumva yuko umugabo ari we umuyoboye, ari we unakwiriye gutanga ibyo mu rugo byose. Ariko kuko ari abantu bamwe, ari umuntu umwe, umudamu agafasha umugabo kuzuza izo nshingano ze. Uyu munsi ubona umusore ni wa muntu washobora kuba yaha umukobwa ikintu dushingiye ko Bibiliya bivuga, ahubwo abasore b'uyu munsi bakeneye ko abakobwa babaha. Tubare nubwo nibundi tubibarira mu mafaranga, abati turi umukobwa ufite agafaranga waje, umukobwa ufite agafaranga. Urumva so n'abagabo bamwe na bamwe uyu munsi hari batewe n'umwuka wenda w'amarari n'iki, nabashaka umugore ufite akantu. Bivuze ngo abagabo benshi wenda ni reka tubifate nka passion yawe, wenda hari tujya gusoza hari message butange yatumye utekereza kuri intego, kugira ngo bizagire umusaruro, uzatwereke icyo ushingiraho kugira ngo wenda tubone ko bizajya mu buryo kuko byamaze kwangirika. Iyi systeme bisa naho wenda umwanzi yayangirije, aho ubona ko umugabo benshi twavuzeho mu kanya nawe yamaze kumva ko ubwo abagore bashoboye bakabahindukire bagire bate, batunga abagabo. Ku buryo tutari buze gutunga urutoki cyane cyane abagore, ahubwo n'abagabo turi buze kuvuga ngo umwanya wanyu ni uwuhe mu nshingano zanyu,
n'ibiganiro byanyu ku bagore kugira ngo tumenye ko umugore ari we wanze koko agiye kuba inzira y'umugome. Urakoze cyane. Nkuko nabivuze kare, Satani buriya ni umuhanga mu kuyobya abantu. Hano abagabo ndagira ngo mbahamagare cyane kandi mbinginga. Mbahamagarire kuba abagabo. Bahamagarire kuba abagabo. Bisobanure. Ndashaka kuvuga ko nta mugabo n'umwe wari ukwiye kugira iyo mitekerereze ngo ngiye gushaka umugore, ariko umugore nkwiye gushaka ni ufite agafaranga kugira ngo ako gafaranga nga profit. Iyo mitekerereze ni mibi cyane. Umugabo utekereza gutyo, bambabarire gukoresha rino jambo, aba arimo gutakaza umwimerere wo kuba umugabo, akaba atangiye guhinduka ikindi kintu, kuko ntaba ari kuba umugore, ntaba akiri n'umugabo nyamugabo, kuko yatangiye kumera uko Imana idashaka umugabo. Imana ishaka ko umugabo agira izi nshingano. Nyuma y'icyaha Adamu yakoze na Eva, Imana yabwiye Eva amagambo yamubwiye, imubwira ko azabyara ababaye, imubwira ko mu gahinda rimwe azabyarira abana, ndetse ko kwifuza kwe kuzaherera ku mugabo kandi umugabo akamutwara. Ariko hari n'amagambo yabwiye Adamu, yamubwiye yuko azarya yiyushye akuye. Kandi ubwo ibibwira Adamu yari bibwiye buri mugabo wese cyane. None rero umugabo niba ashaka kumva mu ntekerezo ze ko adakwiriye kubirakuye, ahubwo akwiriye gushaka inzira y'ubusamo, iramworohereza kugera ku byo ashaka kugeraho, bituma ubuzima bwe bubaho butarimo icyuya. Uzi ngo abakiri umugabo se aba arimo gutakaza umwimerere wo kuba umugabo, abasigaye ku nyama gusa, ariko aba mw'indani muri we atakiri umugabo nyamugabo. Ariyo mpamvu rero ndi guhamagara abagabo, ndi guhamagara abagabo baho ubwo butumwa tugana no ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi, by'umwihariko abagabo bo mu bwami bw'Imana, kuko baba basore bo mu matorero atandukanye barabivuga. Uriya mukobwa akorahe, uriya mukobwa akorahe, uriya yize amashuri angahe, uriya mudamu ko afite abana babiri ariko akaba yaratandukanye n'umugabo, ariko akaba afite agafaranga. Mbese wakwishakira uriya, ugasanga intekerezo z'abasore zaragoramye. Ibyo bintu ndabinginga mu bibone nk'igitero Satani yagabye cyerekeje ku gusenya umugabo, cyerekeje ku gusenya umuryango. Igitero gikomeye Shitani yagabye ku bagabo. Umuntu agatakaza kuba umugabo atari no kubitekereza, ariko mu ntekerezo ze agatakaza kuba umugabo, kuko arimo gushaka guca inzira itari y'abagabo. Inzira itari y'abagabo niyo ngiyo yo kuvuga ngo reka ndebe umukobwa wize cyane cyangwa se ufite ibifaranga. Iyo nzira umuntu ushaka kuyikurikira aba ataye inzira yo kuba umugabo, agiye kuba ikindi kintu, kuko ntabwo umugabo yaba umugore. Utaye inzira rero yo kuba umugabo uhinduka ikindi kintu ntamenye uko nakivuga, ariko uba wataye umwimerere wo kuba umugabo. Nkuko nari mbivuze mu kanya, ubusigaye ari ku nyama gusa. Inyama zawe uko wubatse bikaba bigaragaza ko uri umugabo, ariko mu by'ukuri indani muri wowe utari umugabo. Mumbabarire inshuti zanjye, ariko ni igitero Satani yagabye ku bagabo. Nkabambwira abagabo bo mu bwami bw'Imana ngo muhaguruke mube abagabo, abagabo nk'uko Imana ishaka ko tuba abagabo. Buriya ndagira ngo nkubwire, kuba umugabo no kuba umuntu w'igitsina gabo ni ibintu bibiri bitandukanye.
kuba uri igitsina gabo no kuba uri umugabo ni ibintu bibiri bitandukanye. Noneho rero ushobora kuba uri umugabo ariko ukaba utari umugabo wo mu bwami bw'Imana, umugabo usanzwe wo mu bwami bw'isi. Uwo mugabo agira imitekerereze ipfuye kuko ari nako Satani abishaka, ashaka ko nabo mu bwami bw'Imana bapfapfana. Ariko niyo mpamvu ndi guhamagara by'umwihariko abagabo bo mu bwami bw'Imana kugira ngo batange urugero, batange urugero rw'umugabo nyamugabo Imana yifuza, umugabo nyamugabo kandi noneho umugabo wo mu bwami bw'Imana. Amen. Ndumva mfite ishyaka, ndumva mfite uwo muhamagaro wo guhamagara abagabo bo mu bwami bw'Imana ndetse n'abandi bose bashaka kuba abagabo nyabagabo, kandi bazaba abagabo nyabagabo by'ukuri igihe binjiye mu bwami bw'Imana, ngo tube abagabo nyabagabo. Amen. Sadoke, Imana bamugisha, mufite igisa n'intimba nyine gishaka kugarura umugabo. Yes. Kuko kandi koko ari wowe ureba iki kiganiro urabizi neza ko systeme yamaze kwangirika. Tubonye ko ari igitero shitani yagabye ku bagabo rwose, kandi koko uyu mugore abonye wanze gufata inshingano aho kugira ngo ibintu byangirike arazifata, kuko ashoboye no kubikora arazifata, ariko si wo mugambi w'Imana. Ntabwo ari wo mugambi w'Imana. Tugana ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi, muse n'abaduha ishusho y'ibiganiro mugiye kudutegurira mu buryo bwo gusubiza systeme ku murongo, hanyuma munasenge musabire umugisha abantu badukurikiye muri uyu mwanya ndetse n'uyu muyoboro by'umwihariko, ariko cyane cyane nanone abagabo bagomba guhagarara mu mwanya wo kwitwa abagabo nyabagabo. Murakoze cyane. Ishyaka n'umuhamagaro numva mfite nuko abantu mbere na mbere b'Imana bagaruka mu ijambo ry'Imana, kuko iri jambo ni wo mucyo watumurikira, hanyuma tukagenda ahabona. Mbese niba ndi umugabo nkagenda ahabona, singenda uko bidakwiriye kuko murikiwe n'ijambo ry'Imana, sinsitare kuko murikiwe n'ijambo ry'Imana. Kandi n'abadamu nabo nuko tumurikiwe n'ijambo ry'Imana, abadamu bagenda badasitara, badakora ibizira kuko bamurikiwe n'ijambo ry'Imana. Nkaba rero mfite uwo muhamagaro n'iryo shyaka ryo gukangurira abantu ko twagaruka ku ijambo ry'Imana. Kandi aho ni mu bintu byose. Ndaguha urugero nko ku bijyanye n'agakiza. Abantu benshi bo mu matorero ya Gikristo baravuga ngo twarakijijwe cyangwa se wenda tuzakizwa, kuko hari igihe bavuga ngo nta bugingo buhoraho mfite ubu, nzabubona Yesu nagaruka, ibintu byinshi cyane ntabwo twabivuga kano kanya. Ibyo bintu Bibiliya ifite icyo yigisha ku bijyanye n'agakiza. Bibiliya ifite icyo yigisha ku bijyanye n'itorero. Bibiliya ifite icyo yigisha ku bijyanye n'umwuka wera. Bibiliya ifite icyo yigisha ku bijyanye no kuvuga mu ndimi. Bibiliya ifite icyo yigisha ku bijyanye n'icyacumi. Bibiliya ifite icyo yigisha kuri buri kintu cyose umuntu yakwigera atekereza, kuko Imana ntabwo twakwigereranya nayo ku bijyanye no kumenya ibyo dukeneye. Izi ibyo dukeneye kuruta uko twebwe tugize gute tubizi. Ni nayo mpamvu yaduhaye ijambo ryayo kugira ngo bari ryo rituyobora. Ndagira ngo nkubwire ko Imana ivuga mu Bafilipi igice cya 4 ngo ibyo nabigishije, ibyo nababwiye, ibyo ngibyo abari byo mugira gute mukora. Rero nidukora ibyo ijambo ry'Imana ritubwira, tuzaba abadamu Imana yishimira, tuzaba abagabo Imana yishimira. Kandi koko tuzaba abantu bameze nk'uko Imana ishaka. Katugane ku musozo noneho musabira umugisha bari badukurikiye. Mana nziza, Mana y'urukundo, Mana y'ubuntu bwinshi, turagushimye cyane, tugushimiye neza yawe n'urukundo rwawe bitarondoreka. Uradukunda ndetse urukundo dukunda rurenze uko twakwigera turuvuga, kuko utwihanganira umunsi ku wundi.
iyo twayobye tugateshuka inzira yawe, uratwihanganira, kuko ubushake bwawe ni uko hatagira umuntu n'umwe urimbuka. Niyo mpamvu rero kano kanya tugushimye cyane ku bw'uko kutwihanganira gukomeye, kandi tugushimiye yuko waduhaye ijambo ryawe kugira ngo ijambo ryawe ridutunganye, kugira ngo ijambo ryawe ritweze, kugira ngo ijambo ryawe ritwereke uko twagenda, riduhanire gukiranuka, ritwereke uko twagenda dukiranuka, kandi ijambo ryawe ritugeze ku kigero cyaho dutungana rwose kugira ngo dukore imirimo myiza yose. Rero ndakwinginze ngo ijambo ryawe uturememo inyota yo kurinyoterwa, uturememo urukundo rwo kurikunda, uturememo ugushaka ko gushaka kurimenya, kandi ndakwinginze ngo uduhe uburyo tubashe kuryumva, tubashe kurisobanukirwa, tubashe gucira bugufi iryo jambo, dukora ibyo ritubwiye. Urakoze kuri mwiza, kandi ko witeguye kubana natwe muri uyu mugambi, nizera ntashidikanya ko twaremwemo n'umwuka wawe. Uzadufashe tuzunguke byinshi, mu izina rya Yesu Kristo nimwe dusabye twizeye, amen, amen.